Ni Edmond ati 250 nk'ibisanzwe. Ese ubu iyi migani muba muri kuyikurikirana cyangwa? Nyamara ino migani ibamo inyigisho, mushatse mwajya muyumva umunsi ku munsi. Dore nanjye ngiye kujya ngerageza nkayibagezaho nka rimwe mu minsi ibiri, mujye mubonamo umugani. Uyu munsi nabazaniye uwuhe mugani rero? Ngiye kwiyumvira umugabo wahetse impyisi rwose, ibintu utapfa kumva ko byashoboka. Umugani w'uyu munsi rero witwa umugabo wahetse impyisi. Umunsi umwe umugabo yagiye mu ishyamba ahatega umutego agira ngo inyamaswa iza kugwamo ayirye. Nyir'umutego asubiye kureba asanga impyisi ariyo yaguyemo. Karabaye, amaso yatukuye, amenyo yashinyitse rwose. Namwe murayibona impyisi ukuntu ubwo yaba yabaye mu gihe umutego wayifashe. Impyisi imubonye iramutakira iti, wowe karama we, ntabara unkure muri uyu mutego maze umbwire icyo nzakugororera. Umugabo nawe arayibwira ati, none ngukuyemo ntiwakwiruka ukancika? Impyisi iramusubiza iti, nta mbaraga nkifite zo kugucika, dore amajanja yanjye yagagaye kubera imbeho yo muri iri joro yandayeho. Umugabo arayibaza ati, ariko ingororano ushobora kumpa ni iyihe? Impyisi iti, ngira ngo icyoroshye ni uko wanjyana iwawe nkajya nkurindira urugo, ndeba n'abajura bancaho ngo bakwibe. Umugabo ati, ndabyemeye. Nuko impyisi arayitegura. Amaze kuyitegura ati, ngaho tugende. Impyisi iramubwira iti, dore nagagaye amajanja kira ku bitugu, nawe unyikorere, dore simbasha, ku mubiri wanjye nturi gukora neza. Umugabo arayikorera arayitahana. Ageze mu nzira ahura n'undi mugabo, aramubaza ati, uzi icyo wikoreye wa mugabo we? Undi aramusubiza ati, mpetse umugaragu wanjye urwaye. Umugabo aramubwira ati, ko nduzi ari bihehesha, bihehe yabaye umugaragu wawe ryari? Impyisi ibaza wa mugabo yihetse iti, umuntu agize ngo iki? Umugabo arayisubiza ati, agize ngo mpetse bihehe izanjye. Impyisi iramubwira iti, urajya ukenga icyo rubanda ivuga. Umugabo arayibwira ati, ndumva amaze kunanirwa, ajya hasi wigenze. Impyisi iramubwira iti, buretse nkonjonjoke gukojonjore. Igihe bagisigana, imbeba yari munsi y'inzira ibumva. Irababaza iti, mbese murapfa iki mwa bagabo mwe? Impyisi isubiza imbeba iti, uyu mugabo ni umunyarugomo, yanteze umutego nkugwamo. Imbeho ya nijoro irangagaza, ananirwa kugenda. Amaze kunkura mu mutego arampeka ngo anjyane iwe kumpaka. None aragira ngo anshyire hasi nigenze kandi ntarakojonjoka. Ubanza yamenye ko ninkojonjoka ndamukojonjora. Imbeba iramubwira iti, mwa bagabo mwe, mwe gupfa ubusa, mujye kunyereka uwo mutego mbona uko mbakiza. Imbeba n'impyisi na nyir'umutego bigenda bigeraho wa mutego wari uri. Imbeba ibwira wa mugabo iti, ongera utegure mutego ndore uko ubigenza. Umugabo amaze kuwutega, imbeba ibwira impyisi iti, nawe wa mpyisi we, genda ushyire ijosi mu mutego ndebe uko wari wafashwe. Impyisi imaze gukandagira ku mutego, uyifata mu ijosi urayishibukana, amaso aratukura, amenyo irayashinyika. Imbeba iriyamira iti, urubanza rwikemuye, icyo uzi ni ubusambo naho ubwenge buragatabwa. Nyir'umutego abibonye atyo abwira imbeba ati, iyi mbura gasani nkijije nzakugororera iki? Imbeba iti, mbere yo kungororera abanza wice ririya shyano rishinyitse amenyo hariya. Wa mugabo afata umuhoro yari yitwaje, atemagura iyo mpyisi arayica. Arangije wa mutego arongera arawutega. Bategereje indi nyamaswa yawugwamo. Ibyo birangiye abaza ya mbeba ati, ko urora nakugororera iki? Imbeba iramusubiza iti, nshyira muri urwo ruhago rwawe maze unjyane iwawe twibanire. Umugabo ayishyira mu ruhago arayitahana.
ayigejeje mu nzu akajya ayigaburira, nayo ikajya yitorera ibyandagaye hasi. Imbeba imaze kugera mu nzu imaze kurya igahaga, ibyara ibyana byinshi, irororoka cyane, n'abayo buzura inzu, batangira kurya ibyo mu nzu nk'imitemeri y'inkongoro, inkanda z'abagore n'ibindi byinshi. Nuko wa mugabo wazanye ya mbeba, urubyaro rwayo rumaze kumurembya, atangira kwicuza icyo yakoze. Ati imbeba yanyijije impyisi, ariko urubyaro rwayo rurananiye, rurajagata hose mu nzu, rurarya ibintu byose, ruranjujubije, ahasigaye imbeba ngiye kuzirukana mu nzu yanjye, dutandukane burundu. Niyo mpamvu imbeba zitakibarirwa mu matungo yo mu rugo. Ni ukubera uwo mugabo yagize atya akazicyaha, akazikura mu rugo kubwo kumujujubya. Sinjye wahera hahera umugani w'impyisi n'umugabo wayikubise mu mugongo. Nk'uko mubimenyereye rero, ikintu mba mbisabira ni ugukora subscribe kuri channel yanjye bita Edmond at 250, kugira ngo njye mba nkomeza kubashakira utuntu nk'utu tw'ubwenge tuba twarabacitse kera. Ibi bitabo ntibigisohoka, niyo mpamvu nanjye nagize nkacukumbura mvuga ni nzajya mbibagezaho mubashe kumenya ibyo ari byo. Aho rero kora no kukazogera kugira ngo ibintu bijye biza ari rodaje. Ciao ciao, ndabakunda cyane.